Ese ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, Imana ikomeze ibiteho kandi ibagirire neza, ihaze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere yayo, tugiye gutangira dusenga, turirimba indirimbo yo mu gitabo, dusome ijambo ry'Imana, dusoze dusenga, ibindi Imana iduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, uri mwiza, ubereye mwiza abagutegereje, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, dushimye ko ujya utwitaho ukatugirira neza, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda, tukaba tugezeho amasaha duhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ntabwo ari uko turi beza, nta nubwo ari uko turuta abandi, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi uhora utugirira. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, turakwinginze kugira ngo tweze tuboneze rwose, tubabarire ibyaha byacu, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Mana ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, ngo ubane natwe muri uyu mwanya, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze ko wumvishe gusenga, icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo y'171 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Amahoro Yesu aha abantu be, ntagira akagero ntarondoreka, ajya ahumuriza abayafite, n'utayata ntabwo wayakurwaho. Wiringira Imana uyiringira, ntabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana uyiringira, ntabura amahoro meza adashira. Abo Yesu arindisha amaboko ye, nta mubisha ubasha kubageraho, amaganya abasha guhagarika, imitima irindwa n'umucunguzi. Wiringira Imana uyiringira, ntabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana uyiringira, ntabura amahoro meza adashira. Ibyishimo byose n'ibyago byacu, biva mu rukundo rw'Umwami Imana. We gushidikanya jya uyiringira, ntiyahemukira uyizeye atyo. Wiringira Imana uyiringira, ntabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana uyiringira, ntabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana uyiringira, ntabura amahoro meza adashira. Reka dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana, dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 14 kuva ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 27. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be. Reka nsome mu izina rya Yesu. Ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse n'ibyo nababwiye byose. Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi bayatanga. Simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Reka nsubiremo. Ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba nifuje ko
tuganira ku mahoro Yesu atanga. Indirimbo yatubwiye ngo uwiringira Imana, ngo uyiringira ngo ntabura amahoro meza adashira. Amahoro rero, amahoro ngo Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo mbasigiye amahoro, ngo ariko sinyabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Kubera ko Yesu yararebye abona amahoro nta handi ava, kandi abona mu byo batunze nta na kimwe cyabaha amahoro, abona mu bo babana nta n'umwe wabaha amahoro, abona icyubahiro cyabo kitabaha amahoro, arareba abona mu bintu byose bakeneye amahoro ariyo y'ingenzi bakeneye cyane. Kubera ko amahoro abonerwa muri Yesu Kristo. Yesu niwe utanga amahoro yo mu mutima, Yesu niwe uha umuntu gutuza, Yesu niwe uha umuntu kunezerwa. Ariko ni ukuri umuntu ashobora kuguha amahoro mu kanya gato, mu wundi mwanya bigahinduka, cyangwa akayaguha umwaka umwe cyangwa ibiri, nyuma y'ibiri bigahinduka bikaba ukundi, kuko umuntu ni umuntu. Ariko Yesu ngo amahoro atanga ngo ntagira akagero, ngo kandi ntarondoreka, ngo ajya ahumuriza abayafite, ngo nutayata ntabwo wayakurwaho. Ni ukuri amahoro Yesu atanga ahumuriza umuntu uyafite, nutayata kuyata ni ukuva aho Yesu ari, kuyata ni ukujya kure ya Yesu, kandi kujya kure y'Imana niko kuyoba. Ni ukuri nuva uruhande rwa Yesu amahoro uzayata, kandi nutamuvaho ugakomeza ukamugumaho, ugakomeza ukaba imbere ya Yesu, ni ukuri amahoro yawe ntawayagukuraho, nta n'umwe wayagukuraho. Yesu yaguhaye amahoro. Ni ukuri Imana itugirire neza. Ngo uwiringira Imana, ngo uyiringira ngo ntabura amahoro meza adashira. Ni ukuri iyo wiringiye Imana ntabwo wabura amahoro. Ndifuza ko buri muntu wese uyu mugoroba yakiringira Imana, kuko Imana niyo itanga amahoro atajya akorwaho n'umuntu uwo ari we wese. Ngo abo Yesu arindisha amaboko ye, ngo nta mubisha ubasha kubageraho, ngo nta maganya abasha guhagarika, ngo imitima irindwa n'Umucunguzi. Ni ukuri Yesu yakurindishije amaboko ye, nta mubisha wakugeraho. Ni ukuri Satani yahiga, abantu bagambirira ikibi kuri wowe, ariko Yesu atabyemeye cyangwa Imana itabyemeye ntago bashobora kukugeraho. Uburinzi bw'Imana iyo buri kuri wowe, ni ukuri nta cyakugeraho, kandi niyo kikugezeho ntago kiguhungabanya, kubera ko Yesu yaguhaye amahoro. Iyo umuntu afite amahoro ya Yesu, iyo umuntu afite amahoro yo mu mutima, nubwo wanyura mu bikomeye, nubwo wanyura mu bikubabaje, ariko urakomeza ugakomera, kubera ko ufite amahoro yo mu mutima. Ngo ibyishimo byose ngo n'ibyago byacu biva mu rukundo rw'Umwami Imana. Ngo we gushidikanya, jya uyiringira ntiyahemukira uwizeye atyo. Ni ukuri ibyishimo n'ibyago byose ngo biri mu kuboko kwayo. Ni ukuri jya yemera ko ibi bitugeraho, hari impamvu yemera ko bitugeraho, kugira ngo dukomeze tuzabone gukomeza abandi. Ni ukuri nubona uri guca mu bikomeye, ujye ukomeza ube ku Mana, ntuyiveho, kubera ko ni ukuri byose jya yemera ko bitugeraho, ariko ntibikagukure ku Mana, ahubwo komeza uyiringire, ntabwo yahemukira uwizeye atyo. Ni ukuri Imana itugirire neza. Iringira Imana, uyikomereho, ukiranuke mu buryo bwose. Ni ukuri Imana ntabwo yaguhemukira, kandi nubwo wanyura muri ibi bibi, nubwo wanyura mu bikomeye, ni ukuri izabana nawe. Imana yabanye na Yobu. Yobu yaciye mu bigeragezo bikomeye, abura buri kintu cyose yari afite, ndetse n'umubiri biranga, ababara n'umubiri, ariko Imana imukomeraho kuko yakomeje gukiranuka, ntabwo byamutandukanyije n'Imana. Imana rero ihora ari Imana, kandi ni ukuri ntihakagire ikintu kigukura ku Mana, kubera ko ni ukuri Yobu yakomeje gukiranuka, Imana irangije iramushumbusha, kubera ko yari afite amahoro yo mu mutima, kubera ko yikomeje ku mugabo ukomeye, kubera ko yikomeje kwishobora byose. Ni ukuri yabanye n'Imana muri icyo gihe, ntiyacumura na gato, ntiyakinuba na gato, arakomeza arihangana kandi aranesha, kubera ko ibyamushoboje nuko yari afite amahoro mu mutima, akumva ko ibyo byose bigenwa n'Imana
kandi ni ukuri Imana niyo iduha byose, kandi ni ukuri ijambo ry'Imana ryaravuze ngo Imana niyishyira umuntu hejuru ngo yashaka ikamucisha bugufi. Ni ukuri tujye dukomera ku Mana kubera ko ishobora byose. Buri wese rero uyu mugoroba ndamwifuriza ko Imana yamuha amahoro yo mu mutima. Uwo nkurikiye ni ukuri Imana iguha amahoro yo mu mutima, aho wumva bikomeye, aho wumva wihebye, Imana iguha amahoro yo mu mutima, kubera ko muri Yesu niho tubonera amahoro yo mu mutima, kandi nta muntu, nta mubisha wayagukuraho, ntawe ushobora kuyagukuraho Yesu yaguhaye. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mbahaye amahoro, mbasigiye amahoro, ariko sinyabahaye nk'uko isi yatanga. Yesu amahoro atanga atandukanye n'ay'ab'isi batanga. Niyo mpamvu nifuriza umuntu wese kugira ngo azasange Yesu. Muri Yesu niho hari amahoro adakorwaho, muri Yesu niho hari amahoro ni ukuri afite garanti, kubera ko ni ukuri ay'abantu batanga n'ay'akanya gato. Buri muntu wese rero uyu mugoroba ndamwifuriza yuko yaza muri Yesu, kuko niho byose bibera. Imana itugirire neza. Wowe mugabo unkurikiye, wowe mama unkurikiye, umukobwa unkurikiye, umusore unkurikiye, umwana muto unkurikiye, umukecuru n'umusaza bankurikiye, ni ukuri Imana yo mu ijuru ibampera amahoro mu mutima, kubera ko nuteyata ntabwo uzayakurwaho. Imana itugirire neza rero, kandi batari bakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nabo ndabifuriza ko Imana ibasanga bakamwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nabo bakinjira mu mahoro Yesu atanga. Amahoro Yesu atanga ntagira akagero ntarondoreka. Buri wese ndayamwifurije uyu mugoroba. Imana ibagirire neza. Reka dukomeze dusenga, Imana ikomeze iduhe amahoro yo mu mutima, kubera ko aruta buri kintu cyose. Ibyo utunze ntibyaguha amahoro mu mutima, abo mubana ntibaguha amahoro mu mutima. Ni ukuri ushobora kuba ufite buri kimwe, ariko muri iyi minsi abantu bararushye, babuze amahoro mu mutima. Ariko buri muntu wese unkurikiranye, Imana imumpera amahoro mu mutima mu izina rya Yesu. Kandi niwizera uri bubone ubuntu bw'Imana, upfa gukiranuka ugaca bugufi ugasaba imbabazi aho utagenze neza. Ni ukuri Imana iraguha amahoro mu mutima. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye kubw'ijambo. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni impamba muri uru rugendo. Twumvishe ukuntu ujya gusezera ku bigishwa bawe wabasigiye amahoro, kubera ko wari uzi ko ari ikintu gikomeye cyane, batakura aho ariho hose, batahabwa n'ubutunzi batunze. Urangije urababwira ngo mbahaye amahoro, ngo kandi mbasigiye amahoro yanjye, ngo ariko ngo sinyabahaye nk'uko isi yatanga, kubera ko wari uzi ko abantu bo batanga amahoro akanya gato, ariko ayawe ahoraho. Kandi umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo amahoro Yesu atanga ngo ntarondoreka, ngo kandi ntagira akagero, ngo nutayata ntabwo wayakurwaho. Mana igira neza, Mana ikomeye, ushimwe kuri aya mahoro yo mu mutima wadusigiye mu izina rya Yesu Kristo. Ayo wadusigiye nk'umurage, Mana ubihererwe icyubahiro. Uyu mugoroba rero nsengeye Mwami Mana abihebye, abafite ibibazo, ababona byabarangiranye, ndakwinginze kugira ngo bagere ubahe amahoro yo mu mutima. Abafite intimba n'agahinda ubahe amahoro yo mu mutima. Abafite uburwayi babona byarangiye, babona nta cyerekezo cy'ubuzima, Mana nabo bakize kandi ubahe amahoro yo mu mutima. Tukweretse abatarakumenya kugira ngo ubiteho bagirire neza, kandi ubemerere bakwakire nk'umwami n'umukiza, nabo binjire mu mahoro utanga. Ni ukuri ntagera akagero kandi ntarondoreka. Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba. Hano ariko sinabura kwereka n'ubugingo bwacu kugira ngo burindwe nawe. Dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, ongera usuke ububyutse mu itorero, abacitse intege n'abasubiye inyuma. Mwami Imana ndakwinginze kugira ngo nabo bagereho, bagaruze ubuntu bwawe. Abari kubivanga n'abari kukuvuga ku munwa, ku mutima nta birimo, Mana ndakwinginze nabo wongere bagereho. Mwami Imana ubemeze, bace bugufi basaba imbabazi. Abasayishije, abari mu byaha nabo turabasengeye kugira ngo nabo bagereho, ubemeze iby'ibyaha byabo, ubundi nabo bagusange ubahe amahoro yo mu mutima. Data mwiza, navuga byinshi, nakubwira byinshi, ariko mbere yo kumbikubwira wabibonye. Wakoze kubana natwe, ngaho komeza uturwanire kandi utube hafi muri byose.
ntutureke, ineza yakomeza iganze itegeke. Sengeye isi yose, tanga amahoro mu isi, sengeye abantu bose kugira ngo buri wese umuhe amahoro mu mutima kandi umuhe gutuza. Mwami Imana uwihebye nawe umugereho. Dusengeye igihugu cy'u Rwanda nabo barengere, ibihugu byose Mwami Imana byaba ibyo muri Afurika ndetse n'ibindi, turakwinginze kugira ngo wite kuri buri muntu uko agukeneye akubone. Mwami Imana Mwuka Wera nazaherekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Byo musenze nizeye mu izina rya Yesu, amen.